Abakunzi b'Icyizere TV mbanje kubasuza mu izina rya Yesu Kristo. Uyu ni wa mwanya mwiza tujye twumva ijambo ry'Imana ku Cyizere TV. Reka dusebe kugira ngo twumve ijambo ry'Imana. Mana nziza, Imana y'urukundo, Imana y'icyubahiro, Imana yo gupfukamirwa no gutambirwa, turagushimiye amasaha nk'aya ngaya, tugushimiye kuri umukozi w'umuhanga, tugushimiye ko abanyene natwe tukaba waturinze, tugushimiye ko watwongereye iminsi yo kubaho. Mana icyubahiro n'icyaye mukunzi mwiza wagize neza. Ibyakaduhitanye byari byinshi, ariko ibyo byose nyakubahwa Imana watanze ingabo nyinshi zipfa ku bwacu. Mwami icyubahiro n'icyaye mukunzi mwiza, warinze abanyarwanda n'abanyarwandakazi, turindira igihugu. None twabyutse biremera ku bwa Satani, ntabwo ari uko byakagombye kuba bimeze, ariko Uwiteka Nyir'ingabo Imana turagushimiye ko wahabaye. Mwami icyubahiro n'icyawe rero Kristo. Tugiye kumva rero ijambo ry'Imana ku Cyizere TV. Nyemera mukunzi mwiza, ngewe ugiye kurivuga ntaba ari ngewe, reka mvuge mvugishijwe nawe mu izina rya Yesu Kristo. Umwuka wera w'Imana yuruke abane natwe, abane n'iri teraniro mu izina rya Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu ntaba ari twebwe, cyo nirukanye n'imbaraga z'umwijima gukora kose k'umwanzi. Mu izina rya Yesu Kristo, ubwami bwawe nibwururuke muri iri teraniro. Buri muntu wese ugiye kumva ijambo ry'Imana, reka rimubere inkomezi muri uru rugendo mu izina rya Yesu, kandi arikomeze ku nkingi z'umutima zo gusohokera mu gutwi kumwe ngo yo kwinjira mu gutwi kumwe rusohokere mu kundi, ahubwo ritubere inkomezi muri uru rugendo. Urakoze Mwami, ngwino utangirane natwe kandi uze gusozana natwe, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, amen. Amazina yanjye ni Muhongerwa Grace, ndi umubyeyi ushima Imana. Ibindi Yesu aduhana umugisha. Reka dusome rero kugira ngo twumve ijambo ry'Imana. Reka dusome muri Zaburi 170 y'I119, hanyuma dusome ku murongo wa 73. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Ngo intoki zawe nizo zambumbye, intoki zawe nizo zandemye, nizo zambumbye. Umpe ubwenge kugira ngo nige ibyo wategetse. Abakubaha bazandebe bishime, kuko niringiye ijambo ryawe. 75. Uwiteka nzi yuko amategeko yawe ari ayo gukiranuka, kandi yuko umurava ari wo waguteye kuncisha bugufi. Ndakwinginze imbabazi zawe zimare umubabaro, nk'uko ijambo ryawe riri. Wasezeranyije umugaragu wawe. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Uyu munsi numvise twaganira kuri iri jambo mu mwanya mutoya. Ubundi umwuka wera azajya arushaho kudusobanurira cyane kuruta uko twebwe twasobanura ijambo ry'Imana. Iri jambo ry'Imana riratubwiye uyu munsi ngo intoki zawe. Ubundi twebwe turi ibibumbano by'Imana. Imana niyo yatwibumbiye, Imana niyo yatwiremeye, iturema uko ibishaka. Buri muntu yagiye imurema uko ibona akwiriye kuba yaremeka. Imana ishimwe rero ko Imana ariyo yaturemye. Imana ishimwe ko ariyo yatwibumbiye, turi ibibumbano by'intoki zayo. Imana ihimbazwe. Rero ijambo niryo ritubwiye ngo intoki zawe nizo zandemye, nizo zambumbye. Intoki z'Uwiteka nizo zaturemye, zikuremana uwo mutima wawe ufite, zikubumbana uko nguko ubona umeze. Intoki z'Uwiteka nizo zakubumbye, nizo zakuremye. Imana ishimwe. Ngo umpe ubwenge ngo nige ibyo wategetse. Umpe ubwenge kugira ngo nige ibyo wategetse. Uwiteka Imana duha ubwenge kugira ngo twige amategeko y'Imana, twige amategeko yategetse. Imana iduha ubwenge. Muri ibihe bikomeye birasaba yuko tugira ubwenge. Ijya kwandika rino jambo nuko yari izi ko hari igihe abantu bazabura ubwenge, ariko twinginga Imana muri iyi minsi, Imana iduha ubwenge kugira ngo twige ibyo yategetse, tugendere mu mategeko y'Imana, tube muri ba banyabwenge. Ngo hari abakobwa 10, bamwe bari abapfapfa, abandi bari abanyabwenge. Imana idufashe rero kugira ngo tube muri ba 5 b'abanyabwenge, two kuba bapfu.
Imana idufashe kandi tugirire neza. Ngo abakubaha bazandebe bishime kuko niringira ijambo ryawe. Abantu bose bazubaha Imana nibazajya bakureba bishime kuko twebwe twizeye ijambo ry'Imana, twiringiye ijambo ry'Imana. Kuko twamaze kumenya neza yuko ijambo ry'Imana rirema, ijambo ry'Imana rikiza, ijambo ry'Imana rihindura, ijambo ry'Imana ribeshaho. Twe twiringiye ijambo ry'Imana. Kuko ijambo ry'Imana niryo rikora imirimo n'ibitangaza. Ijambo ry'Imana rijya riruta yandi majambo yose ujya wumva. Imana igivuga ijambo ryiza ikavuga ngo mwana wanjye nzabana nawe, nzagendana nawe, nzakorana nawe, nzavugana nawe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ngo humura komera nubwo bimeze gutyo. Iyo Imana ikubwiye iryo jambo wumva mu mutima wawe wurutse. Niyo waba ufite umubabaro, ariko iyo ugiye gusenga ugasenga Imana ukagira umugisha, Imana ikakuvuga ikavuga ati mwana wanjye. Iryo jambo gusa ikivuga iti mwana wanjye uhita wumva umutima wururutse. Imana itugirire neza. Dusabe kugira ngo Imana abanyamubabaro bajye bakureba bishime kuko hari icyo Imana yakuvuzeho. Dushingiye kuri iri jambo ngo Uwiteka nzi yuko amategeko yawe ari ayo gukiranuka. Uwiteka nzi yuko amategeko yawe ari ayo gukiranuka kandi yuko umurava wawe waguteye kuncisha bugufi. Imana idufashe. Ndakwinginze imbabazi zawe zimare umubabaro nk'uko ijambo ryawe riri. Wasezeranyije umugaragu wawe. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Ngo ndakwinginze imbabazi zawe zimara umubabaro. Ndeka imbabazi z'Imana zikumara umubabaro nk'uko ijambo ry'Imana, haleluya, nk'uko ijambo ryawe riri. Wasezeranyije abawe, wasezeranyije umugaragu wawe, wasezeranyije abakwizera, wasezeranyije abagukurikiye. Imbabazi z'Imana, haleluya, imbabazi z'Imana. Imbabazi z'Imana reka zibomeho. Imbabazi z'Imana reka zijye zibana natwe uko bwije nuko bukeye. Imbabazi z'Imana zikubeho mugabo, imbabazi z'Imana zikubeho mubyeyi, imbabazi z'Imana zikubeho mukobwa musore. Imana idufashe. Iri jambo ryanejeje cyane tugeze kuri uyu murongo wa 76 ngo ndakwinginze imbabazi zawe zimara umubabaro nk'uko ijambo ryawe riri. Wasezeranyije umugaragu wawe. Imbabazi z'Imana zikumara umubabaro. Inginga Imana kugira ngo imbabazi z'Imana zikumara umubabaro nk'uko ijambo ryawe riri. Wasezeranyije umugaragu wawe. Inginga Imana mu mutima, mu nzira ugenda, mu buriri uryamye, mu biro, mu kazi kawe ka buri munsi. Inginga Imana. Imbabazi zawe imbabazi z'Imana zikumara umubabaro. Aho uri hose imbabazi z'Imana zikumara umubabaro. Ukungana, ukureshya, imbabazi z'Imana zikumara umubabaro. Nta kindi kintu cyabasha kukumara umubabaro usibye Imana. Imana niyo ijya imara umubabaro. Muririmbyi niwe waririmbye neza harimba anyurura mbabaye anyiza amakuba amaganya yanjyayiko. Haleluya. Anyurura mbabaye anyiza amakuba. Imana ishimwe, Imana ikurure, Imana ikumara umubabaro, Imana ikwiteho, Imana ikunezeze. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Mujye mukunda gusoma ijambo ry'Imana. Muhere kuri uyu murongo wa 73 musome mugere ku murongo wa 80. Iki gice cyose mugisome urakuramo icyifuzo cyawe, urakuramo ikigufasha kuri uyu munsi. Mwakire neza ijambo ry'Imana.
Uwiteka Mana Nyiringabo, turagushimiye kubw'ijambo ryawe ryiza risohore mu matwi yacu. Twamaze kumenya neza yuko uri Imana ijya imana umubabaro. Imbabazi zawe nizo zituma tudashiraho. Imbabazi zawe, ngushimiye izo mbabazi zawe ko tugendera mu mbabazi zawe, tugisasira imbabazi zawe, tukaba muri izo mbabazi zawe uko bwije n'uko bukeye. Bana natwe rero nyakubahwa Imana, umugisha umuntu wese udukurikiye ku Cyizere TV, kandi iri jambo reka rigira aho rimukora, rigire naho rimushyitsa. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.